oya yarangiye man ase wamuhobeye Soveni tukajya dusoza n'ikiganiro niwe ahubwo tugisoze tugende nahirutse wikura amakoti nanjye ndayakura yakuremo fofo nawe yarikuyemo nawe rikuremo namabere neza nkuko ndi kubishaka kwanza gobera umuntu bigiye kubera no intambara se basi ugize iki ko ngukunda byarangiye umfata neza tuganira umabeye byarangiye hoya mwicareho fofo yego sha hoya mwicareho wambabari guso yapfukamye kurenza uko shani yapfukamye gusa ahari ndahazi Soveni wakunze uyu mwana ese mukunde mfite umukunzi we n'umuzi umukunzi wanjye nese ndabakunda ari 4 5 6 uje wese mukunde mufate numusige hano nawe umutware kaye ndagukunda mine uramukunda reka genda wumvise ko bagukunda girlfriend wanjye alo kanze mbwana na madam alo urukundo umeze ute akazi kagenze neza ko nagukumbuye fofo polisa ni umukunzi wanjye nyine ni umufana wanjye man kwa kundi ufite abakunzi abafana nkuko nawe bafite ntabwo ndi umufana wiwe ndi umufana wiwe kuko nkurikirana ibiganiro by'iwe akora ariko ndi umukunzi wiwe ngenda ndamukunda nanjye mane ndamukunda ni umufana mwiza hoya najye mu mugongo fufu hoya najye mu mugongo hoya najye jamo hoya jamo mumeze neza reka nangire mbaha ikaze reka nizere neza ko mukomeye reka abafite ibibazo nangire mbihanganisha mbabwira ngo nimukomere kandi mukomeze kwihangana reka mbasuhuze mwebwe muri mu gihugu cy'u Rwanda abari ku mugabane w'Iburayi abari ku mugabane wa Aziya mwese muhawe ikaze muri iki kiganiro reka nsuhuze abasilamu babwira ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kandi nsuhuze abakristo muri Kiliziya Gatolika mbabwira ngo Kristo Yesu akuzwe ndetse nsuhuze n'abadivantiste b'umunsi wa karindwi mbabwira ngo maranata ndetse namwe musenga ku munsi wo ku cyumweru babwire ngo Yesu nashimwe ni Jado ni umuhungu w'abanyarwanda mwite Didiyoni nizere ko mukomeye ni ukuvuga ngo muri kano kanya rero twongeye kugira amahirwe yo kubonana n'abantu babiri navuga ngo si ubwa mbere mubabonye ni ba Rutwitsi barashumika gashya ndaza kuza kugerageza kwegereza mikorofone reka nangire nihera ikaze fofo umeze gute meze neza urakomeye ndakomeye cyane uze kuza kugerageza kubera uze kugerageza ubonye urugendo ubutaha musomani ubwo ugenda genda nk'igitero oya wakora nyine ubundi ugiye kwakira abantu uhera hano nyine right ugende ibumoso ubwo ndagukosoye ubutaha uzabimenye nyine urumva ubunyamakuru tubujemo vuba umuntu agomba kugukosora pole wihangana ntagaciyemo nyine tuze kuza kugerageza kongera amajwi bitewe n'uyu muyaga ndumva umuyaga ari hatari biragaragara fofo umeze ute neza urakomeye ndakomeye cyane urashimira Imana cyane umurimo w'Imana ukomeje kugenda neza byatari korari ni sawa efo baza nk'iyo korari abarimo ariko uhita uyumva bakubaza ngo umurimo w'Imana uri kugenda neza ngo fo uhita wibaza pasiteri niba uvuga ngo salama arama pasiteri ujya kumva ngo yavuyemo salama papa wanjye kandi ubwo ni pasiteri ngo salama papa wanjye undi nawe umukristo nawe ati yego pasiteri wanjye no kuvuga ngo turi kumwe na fofo turi kumwe na Souvenir wa Shania ni Souvenir wa Shania uyu munsi ashobora kuba umwe muri mood nyine karabaye Souvenir wa Shania apana wa Shania asenda munsi muco makuya apasa n'amazi hano amazi nimbeho man akararyoha we amazi ni sawa amazi agira ute amazi ni sawa araryoha TV yanyu ni M1 TV ni M1 TV ni M1 turacyari abambere mu bambere ariko mu bambere ariko batagira mikoro byibuze umubwira nk'abatizi aya kantu nyine bazagakata biya icyo si cyo kibazo umva nyine mu akantu ko nyine dukomeze mu munari muri vibe zirenze ka Fantamani
bwira akadoga none ka fanta. hano murabizi ko twakira abashyitsi fanta baraje bayizane. Ni ukuvuga ngo mu minsi yashize duherutse kuvugana, ntabwo nari ndi i Kigali, hari ahantu nari ndi, ariko ndavuga ibyange bikunde ngomba kuzashakisha fofo. Urazerera koko urazerera nujya wicara hamwe nyine wari uri hekeye. Nari maze iminsi ndi akari amakubwira ngo ni rutwitsiranga ngo niwe munyamakuru wemewe ngo n'abandi barabeshya. Ushaka amakuru za Rusizi. Oya nari ndi Bujumbura, hari gahunda yari yanjyanye ariko naje nimugoroba. Dusuhuza abarundi ariko mbere na mbere nanjye nzabasura. Mbifite muri gahunda nanavuye ariko navuye mu bukwe n'ubizi se. Ariko harama navuye mu bukwe bw'umumama witwa Solange. Ndashaka kuzasubira mu minsi iri imbere. Wagarukiye hano hafi Bujumbura tu muri capitale. Niho narindi kabisa. Reka twigaruke. Wari urihe? Mbere utaramba wari urihe wowe? Njyewe wari uri Bujumbura. Nako wari uri Burundi. Njye nari ndi mu mujyi. Wahe? Ariko gusa icyo nshimira Imana nuko souvenir ndakubaza wari uri Burundi hehe? Urashimira Bujumbura. Bujumbura. Ngo gusa cyo kubaza nk'ibintu nka bitatu biba i Bujumbura. Nasana na kimwe uzi gatamenya kuri kubabeshya. Yamuteza abafana ariko. Cyamute ngiye nabivuga manje nako kandi. Muraburiza mani yaje. Mu rwego rwo kugira ngo tuganire rero ndimo ndashaka kuza kubanza kuganira na Fofo cyane cyane. Mu by'ukuri Fofo duherutse kureba bimwe mu biganiro yagiye akora kandi bigiye bitandukanye. Ese Fofo ukurikiye comment z'abantu, uburyo bari kugenda bandika comment, uburyo barimo baragenda bavuga kuri Fofo, urimo urabona ko byibuze ni iyihe nyungu umaze gukuramo? Hari abamaze kukuremera ko wa mugani wa souvenir niwe ujye mu nyungu. Hari ukuntu bigenda. Ukuntu abanutse mani. Nimba nkubwira ngo iki? Baba gututse. Ukuntu abanutse. Kandi nawe arimo mu babikora. Souvenir? Nigo mwaye. Reka genda. Uzi comment atera iki gikorwa ni kiraya nyine ibintu byinshi. Kandi ndagukunda mani. Uramukunda? Reka genda. Nukuri. Wumvise ko bagukunda? Ni umukunzi wanjye nyine, ni umufana wanjye. Man kwa kuntu ufite abakunzi abafana nkuko nabo bafite. Ntabwo ndi umufana wiwe. Ndi umufana wiwe kuko nkurikirana ibiganiro by'iwe akora, ariko ndi umukunzi wewe ngiye ndamukunda. Ndabashimiye. Nanjye mane ndamukunda, ni umufana mwiza. Kandi watagukunda nk'umufana? Ankunda nk'iki se? Ankunda nk'iki mubaze? Njye ankunda nk'iki? Girlfriend wanjye. Singibyo? Oya nawe urabyemera. Kiganiro abonye nibi bintu ntabwo namukira. Ako urabyemera. None se Fofo wo mubona gute souvenir? Reba nawe. Reba nyine nawe umwitegereze. Aro kandi mbwana na madam. Aro. Urukundo umeze ute? Akazi kagenze neza. Akazi kagenze neza. Ko nagukumbuye. Fofo polesa. Ndi live mu kiganiro. Nagira ngo ngusuhuze nyine mu kiganiro. Ndagukunda. Subwo ari iki? Umukunzi wanjye na wundi. Uyu nguyu nyine nje ni umufana wanjye mani. Ubwo nyine mu myenda kumusa nyenda nkukunda ndamukunda. Gusa nanone ariko nabwo nibivuze ko nubundi kuba ufite sheri ntibivuze yuko nubundi nawe bishobora kuzanga kuko nkuko Shani yabyanze. Akuma muri mu bintu zatugana nukambire uwo mwana ujye umwara umuha amahoro ye mani ujye umureka. Oya ahubwo watanga ingero z'abandi bantu. Shani yase ni ngombwa ngagaragara mu kiganiro ngo Shani yabyaranze. Niyo mpamvu n'uyu nguyu bishobora kuzanga Fofo bikarangira kwegukanya. Byanashoka ariko nanone aka kanya ndi kumwe na Shadi. Ariko muri kano kanya wicanye na Fofo. Yego turicaranye nk'ino nk'umukunzi wanjye nk'uko yabivuze nk'umufana wanjye nk'inshuti yanjye tu. Nibyo. Nta kirenze kuri ibyo. Kandi nawe wenda nese wasanga kubwe ko wenda nyikundira bisanzwe nyine ari umufana wanjye tukaba wabwo wabyihutishije bya. Ariko waretse nkamwibariza Fofo mbabara umbwira umukunda bisanzwe cyangwa umukunda nk'umufana? Njye mufata nka girlfriend wanjye nyine. Nka boyfriend. Nka boyfriend wanjye. Ngo iki nkande? Nka boyfriend wanjye. Ndamukunda nyine tu. Nese ko hari amasaha agera se ijwi rikagabanuka ko twatangiye numva ari kuvuga cyane nka numva akajwi katari kubera cyo n'ibintu biri kumwerera mu kiganiro sibwo niba nzi kari wowe nese Jade reka mubwize ukuri sibyo tujye tubinyangamugayo sibyo mani gutendeka abasista na gari sawa subize gusa bahuriye kugira pa
rero icyiza umesaka nyine ukemeza umwe uyu nguyu Shada niwe wanjye gusa nta wundi. ako fofo njyewe reka nkubwire ndakwizeye kandi ndakuzi urumva ndimo ndagira ngo byibuze souvenir arimo arakubona gutyo ariko ntabwo akuzi neza wenda ndimo ndagira ngo uze kuza kunyemerera uze kuza kuhaguruka uragira ngo ugere ku kintu kuri ubu bitangiye uragiye ugere ku kintu waratuze kuza kuhaguruka umva wari umwiyereke kumubona mwiyereke gute kurenze ku cyasa ari kumubona nyine niba nawe ari umuntu ugira umutima w'urukundo niba yankunda koko yankunda tugakundana gusa nyine njye ndamukunda n'umutima wanjye wose pe ndamukunda byanyabyo unose ubu ngubu muramutse mukundanye akakubwira ngo makuri kava avance amafaranga wayimuha akanuza nashatse kuvuga mani kuki mfite se umushinga ngewe cyangwa mfite urugara ngiye gushinga he kubyo namaka amafaranga nyine ari avance nyine ako nyine y'amafaranga muri no minsi nta mushinga mfite w'amafaranga yatuma mwaka avance fofo muri kano kanya souvenir wenda aramutse akubwira ati hari ikintu nshaka kuma uri gutinda oya rata fofo rata njyewe sinjya nkunda guca ku ruhande byanga bikunde souvenir nawe ni umusore biragaragara n'uburyo ariyo nabyo biragaragara kuko arimo arakurebana imbabazi komera ye nyine muri aka kanya bitewe n'uburyo ngiye mukunda icyo yanyaka cyose nakimuha kubera ko ndamukunda ntabwo nabyanga na rompe wamuhasa cyane sibwo namwima iki kandi mukunda cyambere si uko mukunda uziko rompe naze n'ibyo ari byo rompe ni iki ni amafaranga wavugaga ni amafaranga ari kuvuga ubu ndananiwe egeza yizo ntoki ibiganiro byawe nawe uzagituma abantu bagiye oye none se none nimba unaniwe unaniwe iminota ikiri mike y'amani iminota 20 nako nta nubwo irageramo none ngo urananiwe fofo wambabariye mbabara umunsi wanuye rompi yariyo rompe se mbabara umunsi wanuye rompi twayimenya njye nawe turi kumwe turi babiri no twamenye iyo rompe ariko se koko fofo ko tukuzi ko tukumenyereye wanze kuyisobanura uri kumwe na souvenir erega umuntu iyo mukunda uramutinya akwiye ko ndi hano nyine niyubashye ndi kumwe nawe kandi nkaba mukunda rega ndamukunda wabonye cya kiganiro duherutse gukora cyagiye twerekana na sample ya kinyuma gusa nyine tu ntacyo wamwima anyway nta kimwe ko ndamwubaha nubwo ngo ni umukunzi wanjye wenda we nubwo atankunda ariko anytime igihe kizagera aboneka ibyo nabwiye ari ukuri aba ari kumwe nabo bari kumushuka ngiye ngarukira atsange ndaza kuza kugaruka cyane cyane kuri izo tatuwaje ufite wenda souvenir yabaza ubusobanuro bwazo ariko twebwe ntabwo tuzizi turaza kuza kuzerekana hari n'indi tatuwaje nabonye hano gutya ahangaha mu gatuza nayo uraza kuza kwidusobanurira nabwo hari urundi rurabo nabonye ku kibero sinzi ngo rurange ibaze ko nta nurwo nabonye kandi nicaye iruhande rwarwo ngo iki nta nurwo nabonye pe nubonye uburuvuze ako reba ukuntu wabanye amaso hariya agapfumura akaza akareba hano wanyemerera akanyerekera urareba koko fafara atanyerekera banza tusobanure kuri izo ngizo ziri kuko nta burenganzira ufiteho kandi uri shere wanjye nyine uri kumva ko yamaze kukwihakana nyine arimo arakwica yanyihakanye wowe nabyemere kugahata gute ubundi atagomba kwemera ko ari umukunzi wanjye kandi mukunda nta nubwo ngomba no kwanza namibwa uri kureba yigora tubaye nakurebe nakurebe fufu oya mwegera kurebe naho nimba ari wamamagare ntabwo nari ndikubwira mani ureba hano nese wakuna umuntu kugahata mani ngondebe muri abakurikira mundebe nese none ndakunda umuntu kumbaraga mani ndakunda umuntu kumbaraga yaro mwavugaga aranyifata mundebe manje Juvenile ndamukunda none sinimba nkunda bajya mbigenze babwire neza abafana sijya ngibyo nibi cyangwa fata mani fata neza ahubwo mani abantu bamuje nagufate neza nagufatira ndaje tuganira bisanzwe wari wambye ko mani bigera ako se umuntu aragukunda wowe urajya ngo ngori nkunda simbyanze ariko nagufatira atafofo nagufate ni wemera oya ni wemera gufata shado wowe useka mu mani urabona ibintu bisekeje ndebera oya nagufata no kurari kumfata nabaye nk'agahinja mani
asumu wambabariye fata neza fata neza mani wambabariye basi wambabariye Didiyoni tuganira nyine wowe vuga kamerama mama ni pa undi yagoye n'akabizu fufu basi ntabwo wari nyine umwe basi yagoye bazimye n'akabizu biriya bintu oya Sofini ko yaneza mani umukunzi gute wanjye mani oya nisutuma nira oya nabiba birenze nese umuntu aragukunda yakubwiye ko akazamo n'ibingibi se binda kandi yakubwiye ko agukunda wanga kubyumva n'ibingibi uramukunda cyane agumukunda hoya mwegere fofo mwegere hoya fofo mwegere oya kumwegera sinjya fofo mwegere nushaka unamwicareho hoya mwicareho fofo yego sha oya mwicareho wambabari rwose man genda va mu kigaro nigendere waraye ase Sofeni bigutwaye iki noya man nibwo bwa mbere se wabuhuye n'umuntu ugukunda nese umukunzi oya ariko nubwo ariko aricaye neza ariko ni umukobwa mwamukuye kandi umva yaragukumbuye nuko nubwo nziranye nawe n'ubwa mbere muye nawe n'ubwa mbere uya nanjye swajyaga umunwa kandi wavuze ngo ndo mushiki wawe nyine yego namubonaga kuriya nkuko mbona n'abandi nyine nje nagutekerezaga none ndakubonye nari ngukumbuye kandi umukunzi wanjye abonye bino bintu mani twe yatarakara kandi man nagukunda mwese kagukunda kunkunda simbyanze ariko se wandetse nkifatiraho nshaka wose yarashari wanjye yaratafata mushaka ikibazo ari kurengera man asa ari kurengera he nase waritse ngakuri ikintu ndi kumva ndi gukora ibintu utazi n'ingaruka zabyo man ubwo waza akakwicaza ukaba njyewe wabyemera yego nagufata wambabariye gufate neza Sofeni umufata Sofeni nanakika mu biganiro Sofeni wakoze shafofa ewan tubatunga ayakosha uramusoma Sofeni oya Sofeni nose reka nkubwiye cyakoze nibwo bwa mbere mbonye uru ni urukundo rwa nyarwo oya uru ni urukundo pe kandi agukunda ngiyicari ase wakuce wese wakuna n'umuntu kugahato man genda gukunda rega genda gukunda okay ese ibintu byo kunsoma n'ibyo byari birimo oya Sofeni wowe ase yambabariye man wambabariye ubundi wambabariye urigije gutuma Sofeni arira mu kiganiro none ari kuneza abantu man sorry boss ntago byongera ngo boss mbabare kiri boss ndagukunda nukuri oya ngiye ntabwo nukuri ndagukunda boss umbabarira nyine ngo boss sorry nongere kunsoma kuri ntago nongera mani mamutu ngo boss nyemerera muri mu ikiganiro ngo mwemerere ko wasanga sheri wanjye njya arawa makeya umva kiri ngomba barera boss ngomba barera ngiye nitwa Souvenir wa Shadi oya wisheri wanjye man bonye ibintu mukozi man base cameraman wawe mugiye bino bibora man azabikata nta kibazo azabikorera kandi ako shafa man fofo no ahubwo mubyeyi kafa ngenda mukunda Souvenir ndamukunda man kuyimbira umvaga bidahagije nese kubikubwira ko ndi kubikubwira nawe ntubyumve nkugira ngo ngiye ngukorere su nayo nabagukumbuye murambabaje wala nukuri nari ngukumbuye murambabaje basi ngomba barira nukuri murambabaje basi ngomba barira man nise basi wamba barira nise ndabakunda muri bangahe nushaka udukunda turi batanu ariko nanjye ukire mu mwanya wabukunda ngaho sikameze nk'aho waje ambwira ngo nimutere inda kandi ehe aya makuru yameneza kandi nge natera inda man utera iki imyuka yego we nagutera inda bikoze kandi ngewe ko nzabikora ari uko nashatse umugore basi ndeba basi ndeba ntabwo nongera gusoma ndeba cyangwa ngusome tuganire neza urankunda nunkunda uri inshuti yanjye ntabwo ndi inshuti yawe ngiye ndishire wawe najya nabyashira oya ndeba neza ibintu bya cyangwa ngusome arashaka kumusoma hano ndi mu kiganiro cyo ndahita nkuvugisha fofo bura nashaka kumusoma
wapi mani Sofeni wumve ujya uvuga ngo jado ngo ndavuga do amagambo yabaye make Ikibazo nabonye na- urukundo oya, rwa oya, nyarwo nabonye urukundo ikibazo dore na- n'umukobwa nyine najyaga mubona ndetse undi sinabonye afite umukunzi ahari sheri njye nta mukunzi siniye kumubona n'umuhungu hari ahantu nigeze kubona n'umuhungu bari no kumurwanira ahari oya njye nta mukunzi ngira gusa nyine nibwo mbikora ariko mbikora ndi gutekereza wowe sheri ndawukunda ubwo bivuze ngo nanjye niwe twakundana yajya abikora ku oya ruhande ariko oya ntabwo njya mbikora None se, ni ukuri nda sheri basi nyemerera basi sheri sheri mubonana n'umuhungu ari ubwo namubonanye ni Jado, bonso ntabwo wigeze umbona hari ubwo namubonanye ni bonso hari ubwo namubonanye Jado oya Jado wigeze n'abashuti umbona basanzwe hari n'undi nababonanye bageze naho barwana manje Jado zisanzwe. umvase sheri ndawukunda ni ukuri basi Oya, basi oya, mbabarira yifite basi umukunzi. umukunzi wawe basi ndabyumva ko umufite nshaka kudukunda Si umuhamagaye wumva, Sheri, wowe si basi wabyumvaga? basi si ubundi wa mugani fofo ndika aribyo Sofeni avuga ubundi nicyo urusha uwo mukunzi we ku buryo ubundi se ni igicyo ahubwo ni igicyo umukunzi wandi ushaka uburyo yamundutisha icyo akurusha nuko mukunda nyine Kandi nako yaragutanze. uramukunda kandi nanjye ugomba kunkunda yaragutanze Ngana Sheri, basi wambabarira. Ngo n'ikindi uyu mwana ni ubwa mbere Ikindi mubona n'ikindi Ndagusanya ngakurusha ngo gutera neza nta kibazo Gutera ariko neza nta se ni kibazo inkoko. sheri wambabariye tera basi neza si ubwo sheri basi Reka basi mubwire uzansaba Jado, icyo urumva, uzashaka reka basi mubwire. oya mwiri Uyu mwana- fofo Ese- komeza Basi. uyu umwiyereke mukobwa ni ubwa mbere Wambwira. muye nawe sibyo najyaga mubona Nyine bisanzwe wajyaga Sofeni akunda umuntu umuha keya sheri si ubwo sheri ibyo se basi bibwiwe nicyo Sheri, oya basi mani keya nyine nawe Sheri, uzanga basi ariko ndeba ikibazo sheri, basi wowe ufite ndeba. arazima kandi Mwese biranyura mfite ubundi nteye isoni ku buryo utandeba ikibazo Ndeba wowe basi ndi kumureba tuganire. ugatuma ngira ari gutuma ngira Ugira- ari gutuma ugira ngira nyine ugira ikizi nyiri isoni arimo aratuma ugira iki isoni iki isoni nese uwo Sheri. ntabwo uri kubibona mbabarira nyumve basi mani jado Sheri, reka mubwizwe mbabarira ntunya basi. kumamagara Amahirwe mpamagara yanyu. nyine sinzagaruka hano sheri amahirwe ya nyuma basi amahirwe Amwe y'ikisi basi. oya mfite Ndakwinginze. umukunzi kandi ndamukunda sheri basi Wowe ni icyo ntabwo- afite nafite koko ni umwana mwiza Ako Nanjye- Sofeni, Sheri, reka nanjye mwibarize ndi ikibazo. umwana mwiza. muri kano kanya fofo nk'uko uri kumubona Basi ni iki haguruka umuhoberere rimwe. byibura ni iki wamunengaho Sheri, Ntacyo- basi Imana mbabarira isaba ko ndakwinginze. ntacyo atwaye. Basi Ariko mbabarira umuhobere Shadia inshuro twahuye mbere Mm. turamenyana Jado, basi turakundana munsabire Uyu nguyu imbabazi. Yega, wabonye basi umuntu- fofo gaho umuhobere Basi muhobera. fofo muhobere njye nagiye ku ruhande Oya haguruka. Ngo haguruka nyine. Tuba si ko muhobera. Haguruka basi rimwe. Oya basi rimwe. ako Sofeni kuhaguruka ukamuhobera hari ikintu bitwaye Haguruka nyine. Oya haguruka haguruka basi. haguruka umuhobere ye Oya mukumubera ureba hirya se. Wapi muhobera neza. Sheri, Nge ndivumburana nese aragorana mama. ase wamuhobeye Oya Sofeni muhobera undeba sheri muhobera. muhobere Oya oya. Ese ajya muhobere gute? Muhobera gute Aya. basi. Oh, Aya nambabari. Oya. Oya naguse kukungundira nk'inguru ugiye kwica. Ngaho nyumvira. Fata neza. ntabwo ufate neza nyine winyegera Mufate cyane ari kunyegera cyane mufate neza Sofeni nyine ari kunyegera bari tubyumvikana ntabwo wicaye utamuhobeye dore yarambuye so Oya buretse Oya. kunda kura ariko buretse kunda kura buretse kunda kura. winyegera winyegera nyine Oya winyegera mabira neza. asema ni umukunzi Na nutamabira neza nakuri kino buci. kiganiro umukunzi wanjye kibonye nta nubwo twakirana Shiri basi mubira neza. Kora mu mufuko mubira basi. dore Oya agusiramuye. byarangiye mani Naguri cyane. ase wamuhobeye Sofeni tukajya dusoza n'ikiganiro niba ahubwo tugisoze Oya tugende nahirutse wikura amakoti nanjye ndayakura. yakuremo fofo nawe yarikuyemo nawe rikuremo Namabira neza nkuko ndi kubishaka aya kwanza. guhobera umuntu bigiye kubera nawe intambara se Ngo basi mubira. nyine mbwira bigiye ku ese ndamuhobera kangahe Umfata nyine. Oya, nagufata. umuhuye mu nzu yagufata ako se ureba wamuhobeye Oya, umuntu atinya ko abantu bari Oya, aho basi. ubaze rero turi nko mu nzu Wereba njye twenyine nawe turi kumwe basi. oya oya ngo muri kumwe Sofeni ngo wamubonye iki kiganiro turagisoza gutera turagisoza gute ko mbona urukundo rwabaye urukundo njye nacecetse byabaye nizeye ko nta kindi ese murahoberanye ubundi wowe uragira ngo duhoberane gute ko ubundi nawe mbese ko mbona mwashyizeho amametero angana gutyo Oya mabira wowe. Mubira neza nyine. byarangiye Umfata neza tuganira umabeye. byarangiye mani byarangiye mani aho yaga iminota ibiri ratafufu uyu mukobwa aranshaka uyu mukobwa aranshaka icyo araye uyu mukobwa ninde wamuneje kwera mbabarira murakoze Ngongino ngo yego. ngaho hoya muheke sha hoya muheke hoya muheke Sofenire hoya muheke sha hoya muheke
oya mureke jya mu oya najye mu mugongo oya najye mu mugongo fufu oya najye mu mugongo oya najye jyamo oya jyamo Sofeni jya mu mugongo okay ngaho jya mu mugongo ndabyanze ngenda ndashaka kwicara ariko ntago mbyanze umukobwa no mwamuza none se ko umuntu agukunda nyine nimba nkunda se mani ibintu byose ariko gahato se basi ngize icyo ngukunda nabyumvise birahagije ahubwo dusoze tugenda mfite izindi gahunda turaza kuganira nyuma oya basi ngereka mu tuganire nyuma ese ibindi njyewe ubu numiwe nacecetse ahubwo ninjye wumiwe wose we wamuzanye njye numiwe nacecetse ego sha hoye naguhobera mumarana umwanya hoye yego sha katurebe ko washobora kunterura ndahira ko Sofeni atari buhinduke uwa fofu wambabariye koko ntukikiri waritse kundakarira ko ngukunda iyo mfite umukunzi wawe mumureke mwirengagize asubishira njye sindi mwiza yegura Wowe sindi mwiza uri mwiza none siniba ndi mwiza kubera icyo utari gushaka ariko aya mfite umwiza wawe ndi ngiye mwiza wawe sikagukunda nyine njye nacecetse ibintu siko abantu bazabibona man ndebe kuntu ari kumfata man sikagukunda nese ko nkunda bisobanura Sofani none ngenda gukunda pereka nakomeza kugubembekereza haguruka umuhobere neza none ujye kubikora ku mbaraga haguruka umuhobere neza muhobera neza kandi nese ubundi kiganiro kiraba guhoberana gusa nyine muhobera neza neoya igihe ngo ndicaye ngo ndananiwe urananiwe se uvuye guhinga muhobera neza urahitamo ibintu ni bibiri ndaguheka cyangwa uramuhobera kigano nuguhobera nyine urahitamo kimwe ntabwo uri kunyumva ibintu ndi kukubwira kandi uwo mukobwa ntabwo ngiye aka kanya ari ako fofu ntabwo ngiye ndeba wana bantu urebe njyewe ati ntabwo uri kumva ibintu ndi kukubwira fofu mwigisha reba hano ahubwo mwigisha ko inyuma umwemeze urampobera cyangwa uraguhera uravuze ngo agira ute fofu akinyuma iki Sofeni tutari twasoza ikiganiro fofu ndimo ndagira ngo byibuze Sofenire ngubaze muri kino kiganiro ukibonye gute nkuko nari nabivuze nashaka kuguhuza n'umukobwa wagukunze cyane ngo iki yendagiye ngo bigenze agize ute shafafo ihangane wirira pe ihangane wirira Sofenire ndabizi nagahinda kanyishe nyine kwera ibintu ankoreye umwana umukunzi wanjye yarapfuye wakana kabi ibintu nabibonye se nabikizwa niki ubu ni ukuva no mutanangara uramukunda cyane Sofeni wakunze uyu mwana ese mukunde mfite umukunzi we n'umuzi umukunzi wanjye nese ndabakunda ari 4 5 6 uje wese mukunde mufate numusige hano nawe umutware shamu babarire pe Sofeni mubabarire uri kubona atanafukamye koko uri kubona umwana atagukunda Sofeni urabona umwana atagukunda ko wagurutse ukaba ugiye uvuye mu kiganiro oya Sofeni wamwemera ukamuha urukundo koko nyine yandekuye mwitaye ese Sofeni mubabarire rwose pe ye man je nene ikinangaza nuko ngiye nise kumubona n'abasore nka babiri ngiri muwe nk'umubyeyi aragira ngo agira abakunzi bangaho ubundi mumbarize kandi nta mukunzi afite nese abonye mubona nase ntago ari bonini ngero ari uwo mfite ngero umukunzi ndamufite kandi sinamuhemukira wambabariye kuko none nande kuri nigenda ndabona iki kiganiro ngiye kugisoza kuko ntago cyazarangira tuzakore part 2 tuzakora part 2 tuzakora igice cya kabiri yandekuye nkigenda wambabariye ko ngukunda sha Sofeni wakunze umwana koko nibwo bwa mbere nabibona nese bigenze gute noneho yaba ari nkanjye wari ufite ayo mahirwe nese wamutwese nguyu akiri ari njye ufite ayo mahirwe namwitwarira yego ntago ari bukore kure Sofeni ubu turava mu kiganiro gute ahubwo muzimye mani mumufashe nyine mu mutware ko atari buze kuza muzimye ibyo byuma byanyu Sofeni aragukunda n'ukuri kw'Imana ntago bibona wowe hari umukobwa byibuze wigeze ugupfukamira nk'uko uyu nguyu yapfukamye gusa yapfukamye kurenza uko shani yapfukamye gusa ahari ndahazi mani reka nigendere mani mfite gahunda nyinshi mani umva reka nkwibwirire fofo umva nyine nkubwire umva ariko se nkubwire umva nkubwire fofo umva nkubwire
asegaho uhaguruka nkubwire umva nkubwire abakunzi ba M1 TV reka mbashimire kubw'umwanya mwafashe mukurikira kino kiganiro ndabona tuzakora igice cya kabiri iki gice cya mbere cyo kugisoza ni hatari ndabona bitoroshye kabisa Souvenir arimo arashaka kuva mu kiganiro kandi umukobwa kandi ntabwo ari buze kuza kukurekura ntabwo ari buze kuza kukurekura sinzi ukuri iki kiganiro turi buze kuza kugisoza ubu turagisoza gute gisoza nyine musigana umukobwa wanyu nigendere yemwe reka dusoze kameramani reka dusoze